Haleluya! Reka dushimire Uwiteka Imana ishobora byose, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni iby'igiciro kuba Imana ikiturinze, kandi hari impamvu Imana ikiturinze. Iyo mpamvu ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari kubw'imirimo dukora, si kubwo gukiranuka, si kubw'iza cyangwa ikindi kintu cyose tugiramo uruhare ngo tubashe kwikiza ndetse ngo tubashe kurama, ahubwo ni impamvu nziza ituruka ku Mana Data. Reka Kristo aduhishurire iyo mpamvu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri uyu munsi dukomeje kwiga icyigisho cyacu kivuga ngo amategeko y'Imana, imico y'Imana. Twabonye ko amategeko y'Imana ari urufatiro rw'ingoma y'Imana, amategeko y'Imana ko ari imico y'Imana. Reka dukomeze no ku itegeko rya gatandatu rivuga ngo ntukice. Reka mbere ya byose dusenga Imana. Urakoze nyagoro ku ngoma, uhabwe icyubahiro. Shimirwe neza n'ubuntu tugaragariza uko bwije n'uko bukeye, ubuhimbarizwe. Nyemerera uzubane natwe, uturinde kandi udusobanurire, mu izina rya Yesu, amena. Ntukice. Icyaha cyose gituma umuntu avutsa undi ubugingo bwe. Urwangano urwo ari rwo rwose rwihorera, uburakari ubwo ari bwo bwose butuma umuntu akora ibikorwa byo kubangamira mugenzi we cyangwa kumwifuriza ikibi gusa, kuko umuntu wese wanga mugenzi we ari umwicanyi, nk'uko biboneka muri Yohani wa mbere igice cya 3:15. Kwikunda uko ariko kose gutuma umuntu yirengagiza gufasha abatishoboye n'abarwayi. Ibyo byose uko bingana ni ukugomera itegeko rya gatandatu, nk'uko tubisanga mu gitabo cyanditswe na Ellen G. White cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ku ipaji yacyo ya 243. Ibyo byose ni ukugomera itegeko rya gatandatu. Iri tegeko ritubuza kwangiza ubuzima. Ntukice. Abantu baba batekereza ko biba icyaha iyo hishwe umuntu gusa, ariko ryo ridusaba kubungabunga ubuzima bw'umuntu n'ubw'inyamaswa. Imana yatanze ubuzima, ntishaka ko hagira ubwangiza. Niyo mpamvu tugomba kwigengesera mu mirire no mu minywere ngo tutiyangiza. Nshuti bavandimwe, kwica si ukwica undi muntu, nawe ukica ubwawe. Iyo bigenze bityo uba wishe itegeko rya gatandatu. Kandi nk'uko tubibonye hano haruguru, kwirengagiza gufasha abatishoboye, kwirengagiza gufasha abarwayi, kwikunda uko ariko kose, uburakari ubwo ari bwo bwose, urwangano urwo ari rwo rwose, ndetse n'ikindi cyaha cyose gituma uvutsa mugenzi wawe ubugingo. Ikindi cyaha cyose gituma uvutsa mugenzi wawe ubugingo, uba wishe iri tegeko
rya gatandatu. Inshuti bavandimwe, reka dusabe Mwuka w'Imana kugira ngo aze adusobanurire neza aya magambo, maze tubashe kugera ku rugero rushyitse. Nubwo udusimba twangiza nubwo udusimba twangiza kubera kurengera ubuzima bw'abantu, ariko kuvusha amaraso, guhiga no kwendereza inyamaswa zose ntibikwiriye mu bigishwa ba Kristo. Reka ibi bintu tubyumvire ku murongo wabyo. Nubwo udusimba twangiza kubera kurengera ubuzima bw'abantu, ariko kuvusha amaraso, guhiga no kwendereza inyamaswa zose ntibikwiriye mu bigishwa ba Kristo. Yesu ati, nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe Data atabizi. Nk'uko biboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 10 ku murongo wa 29, amenya n'impamvu y'ibyo bibaye. Umuntu wese urakarira mwene se akwiye guhanwa. Utuka mwene se ati wa mupfu we, wa gicucu we, cyangwa ikindi gitutsi cyose, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihenomu. Nujya gusenga cyangwa kugira icyo utura Uwiteka, ukibuka ko hari icyo upfa na mugenzi wawe, ugomba kuba uretse kugira icyo ukorera hejuru y'icyo kimungu, ukabanza kwikiranura nawe, nibwo uko gusenga kwawe kuzakirwa. Ese ni bangahe? Ese nshuti muvandimwe, ni ryari njyewe nawe tujya mu rusengero, imitima yacu yabaye akahebwe, imitima yacu ibitse ibintu byinshi kuri bagenzi bacu tutumvikanaho, cyangwa ibindi bintu byinshi dupfa nabo, maze twarangiza tukajya mu ihema ry'Imana tugatura ituro ry'ishimwe, hari ibintu byinshi dupfunyikiyeho mu mitima yacu. Ariko nshuti bavandimwe, iki tubonye ko ari kizira ku iteka. Reka ubwo tubimenye dusabe Imana imbaraga, dusabe Umwuka w'Imana ariwe utuyobora, kandi aduhe kwisubiraho no kugenda mu murongo ukwiriye. Wikiranure vuba n'ukurega kugira ngo bitagushyira mu rubanza. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Nk'uko igitonyanga gifite kamere imwe n'inyanja, kandi igitonyanga akaba ari cyo gikuru ku kidendezi, ni ko umujinya, uburakari, gusuzugura, kwirengagiza bifite kamere imwe n'ubwicanyi, kandi ibyo byose ni kuri ibyo bikomoka. Nshuti bavandimwe, akantu tubona kari gato, akantu tuvuga ko ntacyo gatwaye, ako kantu niko gakura kakaba ingeso nini. Iyo ngeso nini ikavamo ikintu gikomeye, icyo kintu gikomeye kikadutera kurimbura. Nuko rero mureke twambare intwaro z'Imana, mureke dusabe Kristo n'umuneshi atuneshereze, kandi aduhe imbaraga, aduhe gutsinda ibidutera ibyo byose, haba uburakari,
haba kugira umujinya ndetse n'ibindi bintu byose tubonye hano haruguru. Reka Uwiteka adushoboze kandi aduhe imbaraga zo kuneshisha icyiza ikibi, aduhe imbaraga zo kunesha ikibi, tukinesheshe icyiza, nibwo tuzabona amahoro. Nuko rero mugenzi wanjye, aha ndagusaba ngo wisuzume, umese kamwe, we gukomeza kuruhira ubusa, usengana n'abo mutavuga rumwe, utabishimiye muri ayo matiku. Ntiwakira bamwe umutima ushingiye ku moko, ushingiye ku turere, imibare cyangwa umutungo ukiri muri ayo, nta mwanya ufite mu bana b'Imana. Yesu ati nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye, ariko wowe wikundanira n'abo muvukana gusa, abo muhuje ubwoko gusa, abo mutuye mu karere kamwe gusa, abo mwavanye mu gihugu kimwe gusa, abo muhuje umutungo gusa, abo muhuje ubukene n'ibibazo gusa, abo muhurira mu buyobozi gusa, abo munganya amashuri gusa, n'ibyo byose ngo turasenga, ngo urabikora nkakwihorera ibyo byose ukagira ngo mpanywe nawe, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe, nk'uko biboneka muri Zaburi ya 50 igice cya 16, Zaburi ya 50 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Inshuti bavandimwe, ibyo byose turabikora, ibyo byose tujya mu rusengero dufitanye inzika ndetse n'umwiryane, ibyo byose tukabikora ngo tujye kwambaza Imana, tukabikora tukabipfunyikiraho, ariko ibyo byose ku iherezo turabikora twibwira yuko Imana itatureba, tukibwira yuko kandi twibwira ko duhwanye nayo, ariko Uwiteka yaravuze ngo nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe. Bavandimwe, reka ibibi byose, reka aho twaba twaragiye kure y'Imana, dusabe imbabazi z'ibyaha byacu, Kristo yiteguye kutubabarira. Dore urukundo nyakuri nk'uko ruboneka mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7, aho kugira ngo duhindure isi, ahubwo isi niyo iri kuduhindura. Aho iwacu ari mu ijuru, uw'isi muturanye cyangwa muhurira mu kazi yaguhemukira, uti ndakereka karabona uko nteye, ubwo ukabihisha mugakururana hirya no hino, wahemuka uko wakora kose ntacyo bikubwiye, ariko abone ko nawe wifite uri umugabo ntacyo akurusha, kuko yagusuzuguye amatiku agacicikana, ubwo umunyantege nke ukayabazwa. Banza utuze umenye impamvu z'icyo kigeragezo, niba uri umwimukira muri iyi si mudahwanye, umwerere imbuto z'ab'ijuru zimubere ubuhamya. Urukundo nyakuri turusanga mu Bakorinto igice cya mbere, Abakorinto ba mbere igice cya 13, dusangamo Abakorinto igice ba mbere igice cya 13 umurongo wa mbere, ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirangira, kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya n'ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukura imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba nicyo.
kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu bwana. Nshuti bavandimwe, tubonye urukundo nyakuri, ibyo rwishimira n'ibyo rudakora, kuko rugira neza, ntirugire ishari, ntirwirare, ntirwihimbaze, kandi ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Reka dusabe Imana iduhe kugira urukundo hagati yacu n'abavandimwe bacu, nibwo tuzagira amahoro kandi nibwo tuzatura mu isi dutuje. Ngo yemwe umutego Satani yadutegeye ku byabaye mu Rwanda, wo urahitana benshi. Ubu abantu bamwe bararebana y'ingwe, ari uwishe n'uwiciwe, hose barabarwa nk'abicanyi mu ijuru kuko bangana. Nk'uko urwandiko rwa Yohana, nk'uko biboneka muri Yohana wa mbere igice cya 3:15, erega mureke twiyarure vuba, kuko urugamba rwo kwihana ruruhije, kandi tugomba kurwana tukarutsinda byihutirwa, tuzirikana igihe gito dusigaranye. Dore bamwe batwaye indangamuntu zitanditseho ubwoko, ariko babufite mu mitima yabo. Dore bamwe batwaye indangamuntu zitanditswemo ubwoko, ariko babufite mu mitima yabo. Mbese witwara ute iyo wumvise ibyago byabaye, ko wita umwanzi wawe? Ngo ntimuri abanyu mwigenge, kuko imibiri yacu ni insengero z'Umwuka Wera. Ngo nuko rero utsemba urusengero rw'Imana, nayo izamutsemba. Abantu birimbuza n'ibyo barya cyangwa ibyo banywa, mu kutirinda kose birohamo ibyo biyobyabwenge n'ibyo kurya byanduye, babarwa nk'abicanyi mu rubanza rwo mu ijuru, kuko barimbura imibiri yabo. Si ukurimbura imibiri yabo gusa, ndetse n'abo bantu bakora byangiriza ubuzima bw'abandi, n'ubwabo bakanywa cyangwa bakarya ibibangiriza, kuko imibiri yacu ari insengero za Mwuka Wera. N'abo ngabo bafatwa kandi babarwa mu bicanyi. Reka dusabe Umwuka w'Imana, reka dusabe Imana Data ishobora byose, itubabarire gukiranirwa kose twatubonetseho. Reka dusabe Imana ishobora byose, kuko tubarwa mu bicanyi. Dusabe imbabazi, dusabe kubabarirwa na Yesu Kristo, maze ku iherezo azatujyane mu ijuru, aduhe kutongera gusubira inyuma, ahubwo aduhe imbaraga zo kujya mbere, aduhe kwirinda ikibi ndetse n'igisa nacyo, aduhe gushobozwa nawe, kuko nta wundi wadushoboza kugenda mu buryo bukwiriye, nta wundi waduha imbaraga zo gutsinda ikibi n'imitego ya Satani adutega mu buryo butandukanye, ahubwo ni Umwami Yesu Kristo, ni Umwami Imana Data ishobora byose.
niwe uzadushoboza gutsinda iyi si ndetse n'ibirimo byose bitugota, maze reka Uwiteka aduhane umugisha kandi atubabarire ibicumuro byacu, aturinde kujya kure ye, maze ku iherezo tuzimane ingoma mu bwami bwe butazahanguka. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Urakoze Mwami Mana ishobora byose, habwa icyubahiro, shimirwa ko waturinze, uhimbazwe, komeza uturinde kandi Data tubabarire Mwami, twaragucumuyeho kenshi ariko Data tuje imbere yawe twicisha bugufi twese kugira ngo tubabarirwe nawe, turakwinginze kugira ngo Mwami Mana ishobora byose uduhe guhinduka bashya, uduhe kuba abaziranenge, twambike imbaraga mvajuru, turinde gukora ibibi n'ibiteye isoni, uduhe kugira urukundo hagati yacu na bagenzi bacu, uduhe kugira uruhare mu kurinda imibiri yacu kuko ari insengero za Mwuka w'Imana, uduhe kugenda uko bikwiriye, uduhe kugenda nk'abafite ubwenge, turinde kugenda nk'abatagira ubwenge, dushoboze kandi utugirire impuhwe, twambike imbaraga nubwo kuzatwihembeka muri iyi bugingo. Data nsabiye umugisha abari kumva iki cyigisho kugira ngo twese duhane umugisha, turinde kujya kure yawe kandi uduhe kwisubiraho kandi uduhe imbaraga ziturutse mu ijuru, tuzajya twizeye mu izina rya Yesu. Amen.